nabwiye mfite ikizami ariko muri iyi mihanda yanga hagiye harimo ibyapa n'ibyapa nyine bimwe na bimwe ngenda tugenda dutembera mu gace gake dore indege ntabwo turi kuyibona ayisore tuvuye kurya ahantu ariko ndumva naguye ivutu ndumva no guhumeka bitemera guhumeka insigane duhumekera muri umunani umwana araryamye niyo mpamvu numva nawe yageze mu ijana agenda kuva mu gitondo yari yihagaze yanze kuryama agera aho yumva ararushya bararyama barasuka mbe mu Rwanda ndakubajije biraterwa nuko wiyumva wenda ntabwo wakumbuye kumbe mu Rwanda ha ikikumbuye suko ikikumbuye cyane ibyo kurya famiye zo ni ihame famiye zo turazikunda mu bintu bisanzwe havemo famiye zacu ima bibiri mama bibiri ngere ebyiri ibiruta ibindi ibirusha ibindi ha muri ibyo byinshi haba harimo bibiri rwose birusha ibindi nanjye ngewe ibya mbere na mbere navuga umbe kurusha ndavuyemo famiye yanjye nkumbuye kuzenguruka mu mujyi nkazenguruka amakaritsiye yose amacadugudu yanjye nkazenguruka mu mavileji mu byaro nkagendesha amaguru nkagenda n'amaguru ntabyo mu modoka nta n'ibya moto abanza nkagenda n'amaguru nicyo ngicyo nicyo navuga nkumbuye kurusha ibindi bintu icya kabiri nkakumbura ibiryo byacu byo mu Rwanda aya ibyo nge ni ibintu bibiri mba numva nkumbuye wowe ukumbuye kariya kuka kacu iyo ugeze mu Rwanda uba wumva umwuka nyine uhindutse umwuka uba uhindutse ukumva urimo urahumeka neza ugakura umwuka muzima siko ishatse kuvuga hano haba hafunga ya ukarara wicaye reka mbatera isitori reka mbahe isitori paparayoni yabaga yaje nko kundeba yaje mu Rwanda yazanye na mushiki we iryo joro nyine uwo munsi nkagenda nkajya ku kibuga ndi kumwe na mama wanjye cyangwa se n'abandi bitewe n'abo twajyanye hanyuma nyine tukagenda twagera mu rugo bararaga bicaye ubwo urumva nanjye ntabwo bari kujya kuryama nsize abashyitsi bazaga wenda tuvuge tugeze nko mu rugo nka saa munani z'ijoro si amasaha nyuma twageragayo nka saa munani gutyo saa saba bakicara gusa dutera amasitori hanze hanyuma saa kumi n'imwe saa kumi n'ebyiri izuba rirashe nibwo twavuga tugiye kuryama none ngira babikora kubera ngera uko ndi mu Rwanda menyereye mu Rwanda nyine ndahahora nkavuga ati biko ko nibyo sometimes nga you know what saa munani cyangwa se nka saa cyenda gutyo saa cyenda ngiye kwiryamira bagasigara hanze bo gutera amastori ariko ubu noneho ndi hano
gutya ndina nibwo nicara ngatekereza nkavuga mana nijya mu Rwanda sinzaryama ubanza nzamara iminsi nicaye hanze ndi kuvuga ndi kureba abafamiye banjye dore cya cyapa batanga mu kizamini ndi kuvuga mba mfite inkuru nyinshi ndi kureba abafamiye banjye mbese nkigera ku butaka ngera ku butaka bwitwa mu Rwanda mu rugo ayayayay nungu iyo foto njya nicara nkayireba arya njya nicara nkareba iyo foto naje ninzi yeah ukuri nanjye ahubwo sino kubibasobanura vuga nanjye mbere nyine ntaragira inama mbere haba mbere tugiteretana haba twaranabanye nyine igihe nari ntaraza ntabwo nibaza uburyo umuntu avuye muri Amerika ngaje muri vakanse arahageze hari igihe baroni yambwiraga ngo uyu munsi tugende n'amaguru yambwira tugende n'amaguru nagenda iminota 5 nkumva ndarushye kubera iki namenyeye kwifatira udutaxi cyangwa se akamoto bitewe nyine nuko niyumva icyo ariko we yarambwiraga ngo mbabarira basi byuze tugende nka 15 minutes tugende n'amaguru uziya ndi hano nibwo numva noneho n'amaguru nzayagenda nkongera nkayagenda naho nzegera nanira acyagiye igihe cyose wabaga umbwiye ngo ujyanye kuri dini ukambwira tugende n'amaguru handi hafi yo mu rugo numva kuri kumvuna numva kuri kumereza akazi nishoboreye ariko ubu ngubu nushaka uzanavuge tugende paka kebisi mwaramwe munyumvira ubu buzima we nyumvira ubu buzima cyangwa se bino byo kuvuga ngo uricara mu mamodoka sha ni ukubanza kujya ku kamoto rero bambwira ngo ugiye gutega amatwi ngo ariko nyine icyo gihe ntarazi ariko ubu sha nzabigendamo nongere mbigenda mu modoka mba nayihaze hano nta bamotari tugira si ibintu ngibyo navugaga byinshi shani byinshi ngiye navuze nka 2 gusa nyine mba numva biri imbere ariko hano mu mahanga ukumbura iwanyu urakumbura ukumva atagangaye urakumbura umwana yanjye we nzababwira nkihagera uburyo numvaga ameze uzi ko warwara kubera gukumbura gusa ugakumbura uri mu nzu ukava mu nzu ari uko ugiye guhaha cyangwa se ugiye nyine hanze gusa gutembera nakuvuga ngo shani kapabwise ukuri sinzi abantu benshi bavuga ngo ariko rwose sha sinabatera amabuye sinanabaseka kubera yuko nanjye nkiri mu Rwanda niko najyaga ntekereza abantu bari muri Amerika natekereza abantu nyine baba mu bihugu byo hanze wabona ukavuga ati mana yanjye cyangeze hariya ariko ubu mba ndi kuvuga ngo icyangeze iwacu mu Rwanda sinagaruka none hari abantu mbibwira parayo bakavuga ngo yashawe urimo urabeshya parayo wowe ugize amahirwe se wakisubira mu Rwanda uretse ko umuntu wenda aba yaraje gushaka ubuzima no tureke kuvuga ngo ni iwacu mu buzima mu Rwanda mu Rwanda ni heza utagiye no kure hari n'abari Uganda ushaka gusubira usa uri hakurya y'inyanja ariko biratandukanye parayo reka mbwire hano muri Amerika ntiwavuga ngo duciye gufata isaka hano muri Amerika ntiwavuga ngo urashaka umuntu uruze kugufasha imirimo igihe warwaye sibyo ntiwavuga ngo urashaka ngo hari ibintu utavuga nimba urwaye ugomba kubyimenyana ukagakora ntabyo kuvuga ngo urajya gusaba uruhushya ku kazi usaba agahushya bakaguhereza umunsi ugomba kuba wagarutse shamana ariko mu Rwanda washaka umukozi famiye yawe yagufasha mama wanjye yakinyabya akaza akamfasha murumuna wanjye nagira ikibazo akaza akamfasha bahiye mana ibaza ariko tinya nk'ahantu ubu tuje kuri esanse
ahantu ugenda ukajya kubyikorera ugenda ukajya amafaranga yawe ntabwo ukenera kotomoni ndikoresha kotomoni iyo se ni ntabwo imodoka izimye neza igifunguzo cyacyarimo that's why it's ringing yeah nguko nshuti zanjye nuko ibintu byifashe tuje kunywa mana za nambara zanga essence yabaye angahe 439 abamunywa za mazutu niba mazutu 6.29 yawe umva ngaye nguko rero wowe uteganya kuza dore shawe abantu nari mbonye n'impamvu ze ngo dore shawe mbuteganya kuza nakuzimisha ipoto n'imiteto byose wabishyize hasi ubundi ukaza ugakora cyangwa se nyine ukaza ugahangana n'ubuzima nanjye sindajya mu kazi ndacyari mu rugo ndacyarira umwana ariko ndeba abashuti banjye bamwe uburyo batabananiwe baba batagangaye bakoze gusa nanone watagangaye winjije amafaranga zari ibya danje nari nakwinjiza ubundi nkatagangara umbangaye ngo ukora guys nuko ibintu byifashe nuko ibintu bimeze narimo mbateramo udustori nabwiraga amastory uko nyine ibintu byifashwe ibintu bimeze nuko ibintu bimeze nuko bihagaze. Thank you for watching my video. Mwakoze cyane kubana nanjye ndabakunda. Niba ari ubwa mbere ugeze aha please subscribe, like, comment, share. Narababwiye this time kugeza iki gihe twagarutse mu gishyashya nta bintu byo kuvuga ngo ndeditingamo ibintu byinshi nyine ngo ndagenda mpindura it's a real ikintu cyanyacyo cyabaye. Niba parent mubajije ikintu ntakinsubize nzabisohora gutyo, niba nkotoje nzabisohora gutyo, niba nsitaye nzabisohora nyine apana bya bindi abantu bavuga ngo barakora za prank ngo barabeshya ikintu cyanyacyo cy'ukuri. Niba mvuze ngo tugeza habariho hanyaho nta bintu byo kubeshya. Ubwo rero ku bantu bifuza kureba nyine ubuzima bw'ahangaha ibintu bigiye bitandukanye ntukabura ahangaha stay on tune. Nanjye ndi hano kugira ngo mpababere neza, nta kintu na kimwe nzajya skipping. Igihe ngeze hano nkabona ko ari ngombwa yuko ngomba kubabwira I will be there babwira uko ibintu byifashe. Nari nguko kuyavuga suku yamara rero ndabakunda bye.